ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cy'amakuru agezweho, aho ndi kumwe na mugenzi wanjye Kedi. Kedi ndakuramukije. Murakoze cyane. Ngende imeke kayiranga nk'ibisanzwe na Kedi yo twawe Kedi Mapendo TV. Kedi sindi kuri Mapendo meze mute? Ya Mapendo TV birimo biraza gake ariko abantu bakomeze bashyiremo agatege bakanda subscribe ubwanameki. Icyeza ko abakunzi babwiza nkuko duhora tubakangurira bagiye basimbuka barebe no kuri Mapendo TV ngo niki gihari. Cyane ko barabizi ikizi nkuru za hano hakurya meki uri umu expert tutuzicayemo. Ya Kedi ronda kwakire muri no studio. Ese studio ibonye Kedi? Iyi studio rero ya Bwiza TV hano ndakurahiye dukoresha terme technique baravuga ngo nubumara. Iyi ni studio rwose ubona ko iryoshye cyane. Bwiza TV nakasongo yihwa ndakurahiye. No kukabya nyine ugashyiraho nakubye n'urusenda ariko biraho. So reka rero nkwakire n'ibisanzwe n'ubundi urisanga muri Bwiza TV. Ari nako twakira abakunzi ba Bwiza TV aho muri hirya no hino, abari mu burasirazuba bwa Kongo, abari mu majyaruguru ya Kongo, amajyepfo, uburengerazuba, abantu bari muri Rucuru, abantu bari muri Goma, abantu bari muri Nyiragongo, abantu bari muri Masisi, Warikare, Rubero, mwese mwumve ko tumwe namwe, ndetse n'abari muri Sud Kivu. Nako nakira abari mu Rwanda, mu ntara y'amajyaruguru, ntara y'amajyepfo, uburengerazuba, burasirazuba, ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese muri mwumve ngo Bwiza TV baramukije kandi bahaye ikaze. Abari mu ntara ya gatanu y'u Rwanda ngo ni diaspora, ndavuga abari muri Amerika, mu Faransa, mu Biligi, abari muri Netherlands, abari muri Denmark, abarimo Eric ndetse na Desire, abari mu Budage, barimo Ntuza Muyombano, Dr Muyombano, abari mu Bushinwa, n'abari base bari muri Aziya musanye na muri Afrika y'Uburengerazuba, muri mwese mumve ko tubakiriye. Jewe na Kedi muhawe ikaze. Uyu munsi yoganira ku makuru yo kuvuga hino sake ikomeje kubisibanira. Sake ngira ngo twagiye tuyikoraho inkuru zigiye zitandukanye, iburi imyaka ntiye kuba nk'ibiri cyangwa umwe cyo. Ngaho ngo yafashwe, yewe turango yakoze withdraw, yagarutsemo ugiye kuzura Sake dukora inkuru zaho, ariko uko tuyivuga buriya ni nakamaraso y'abantu hari abayamenetse, ntabwo tuza ngo tuyivuge tuyihimbira. Ni Sake twavuga ko yahindutse ikibaya cy'amaraso, ni centre y'amaraso rwose, kuri coalition umunsi ku wundi, nijoro ku manywa ujya kumva ni mayiti gusa hariya. Noneho M23 yo wenda turaza kubigaruka kwa Olefu yahazanye special zidasanzwe bwanamiki. Narabyumvishe buriya ngo hari umusinayipa warabaze ngo arazwi cyane. Ahubwo mayiti ziri kugaragara muri no misi nta gisebe, nta gikomere, igisebe nicyo gikomere, nta gisebe. Urabona umuntu ukagira ngo ni muzimu gashaka ahantu uburyo bwakoreshwa ngo bamwivugane ukabubura rwose, umva ko ntabwo byoroshye. Reka rero twakira abantu, ariko turanajya no ingabo z'Urundi zikomeje kujya mu mazi abira. Turaza kureba isubiranwamo rya Wazalendo. Gusubira no kwa Wazalendo ntibiri guha amahirwe M23 ishobora kuyakoresha gute. Turaza kureba ku mirwano muri Rubero, hari uduce M23 afashe. Turaba muri Masisi, turajya muri Warikare, turamanuka kandi tugera muri Sud Kivu. Makanika nawe yavugije abahanda, arimo aravuga ati nyamuneka hano hagiye kuba ikintu kitari cyiza. Twagiye dukora icyo bita ngo na reality, twerekana uburyo ki FDL hari muri Sud Kivu zikomeje kuhirunda ku bwinshi, tuvuga uburyo ingabo z'u Burundi zikomeje kwirunda muri kara gace zibeshya ko zije guhiga Red Tabara. Twavuga tutariko dukurikije amakuru turi kwakira nuko bagira ngo babone uburyo bwo kwegera twirwaneho ya Makanika. Uyu munsi none rero hari amakuru yo kuvugwa hariya cyane ko coordinateur wa twirwaneho yashize itangazo hanze rivuga ngo genocide iri gutegurwa hariya. Biragaragara ko igeze ku musozo. Yego ngaye ngukora ari niyo makuru tujye Uganda, ndi kumwe na mugenzi wanjye Kedi, ariko agatango kugira ngo tunasiga amakanya yo kuruhuka. Kedi reka ducishemo udupublicité cyangwa se udutangazo tw'abantu baba baradutumye, hanyuma tugagaruka mu kanya tubabwira uko bimeze. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe, ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma.
ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukahafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira uko asa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Yes, kedi twagarutse rero namwe mushaka kwamamaza kuri Bwiza TV umwana wanyu nyamuneka. Murabona tuzaho gute? Akunda kuzabona n'abakunda amapine tuzaho gute? Muze mwamamaze rwose. Ikindi abantu bagiye bamenya ko iyi miyoboro yacu ntago ari FM ku buryo igarukira mu karere kamwe cyangwa se mu gihugu runaka. Ni ku isi hose. Igarukira ku isi hose ariko tunashimira abantu batuganye barimo Pastor Gisanura Christian, barimo Pastor Kingston, barimo Dondo Die ubwo ni Manu. Pastor Kingston ariko ko namubuze uyu musaza ubu ari muri Amerika. Ejo nari ndi mu birindiro bye hariya kuri hoteli. Kuri hoteli. The View Inn Hotel. The View Inn Hotel rwose ari hafi ya Station Marine. Ni hoteli nziza cyane mu by'ukuri ubona kari sawa. Abantu bakwiye kuyoboka hanyuma Pastor Gisanura bafite ishuri ryigisha ibintu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo na course short course abantu kwigisha abantu gukora amakawa kufasha abantu ko wakora ku mareception mu office cyangwa se muri hoteli bazamugana afite amashami menshi cyane nk'icyenda ndibaza mu Rwanda hose mu turere tugera ku 9 kandi yigisha neza. So abantu rero bamugane abashaka ibikoresho bamugane by'imvaburayi kwa Dondo Die Manu. Dondo Die Manu mu Rubavu namwe muze twamarize. So kedi twigarukira mu makuru muri Sake ikomeje kubisibaniro. Sake kirimo iranigirwamo abantu ngo bagapfa batagize gute nta bikomere. Iyi Sake umuzarendo uje gato cyangwa mu FRD cyangwa n'umusadeke kuko ejo ndabizi ko araba South Africa baguyemo ugiye wese ashunitse amazuru kuvava muri Sake ni ikibazo bitewe muri Sake kedi. So ngira ngi Sake rero bitewe n'ukuntu ari agace twavuga ko kagoranye cyane kujera yaba kuri coalition ya FRDC ndetse no ku ruhande rwa M23 niyo mpamvu buri umwe wese abacungana n'undi ariko M23 ikaza gutandukana nabo urumva ku kijyanye n'uburyo ki M23 ikoramo ibintu byayo. Ni umuzarendo cyangwa se ni coalition irimo abantu b'amabandi, ni coalition iri muri Sake ariko ifite abantu bari desordre bari badafite ordre ifatika bagenderaho ariyo mpamvu ujya kumva iteka M23 hariya yabibase. So ibiri kuba rero nta gishya kirimo kuko bisanzwe bibabwa na Meki. Wibuke ko hagiye hakorwa mu operation menshi bifaru muri Sake byarafashwe matekwa zarafashwe muri bwa ko higeze no gufatirwa abadamu muri Sadek bivuze ngo Sake nyine ni Sake abadamu ngo n'abagore b'abasirikare ko bari muri Sadek. Okay. N'aba South Africa ko nibo nabonye biganjemo abagore cyane. Aha no bafatiye ibifaro kubafatira umuzarenda ari muzima ni ibintu byoroshye cyane. Biri simple rwose. Uyu munsi wa none rero ni Sake nanone na leta no ihora yigamba ko ishaka kuzahigarurira kuyangira ibe ko byibuze urujya n'uruza ruyihuza n'intara Kivu y'Amajyepfo rwongera gusa naho rwongeye kuboneka kuko muhanda ariko byarananiranye. Urumva Sake nyine ni Sake tugomba kuya dukora inkuru zaho dushize ubute kuko M23 yarahariya muri ya misozi ihakikije uramugi twumvaga ko itari wamara meza ukwezi none umwaka igiye kwamara hafi umwaka ugiye kuzura. Bivuze ngo Sake izo operation ziri kuba ni lazima zigomba kuba nyine. So Sake ikomeje kuba ibindi kuko iki cyumweru cyose gishize buri munsi iyi Sake irasirwamo abantu bapfa cyane cyane nubwo tuvuga abazarendo kedi nibo bashize baragowe. Hari abakubitiye za Rutobogo, hari abakubitiye hasi muri santere za Kimoka nuvuga ngo everyday Sake. Ujya kumva General Muzarendo hariya ari ku foreign arimo arabwira ingabo zuko ziri kuri uburinzi kumugwa mu rushema ikibombe wazarendo zajya guca ibitoki ruguru kumva ngo ntizigarutse wajya kumva izari ziri ku burinzi bazishimuse nuvuga ngo mo hariya M23 kuno yabaze kubona ko
ku ruhande rwa koalisi abantu baba bahari ari abantu bajagaraye yo irabihorera igatuza. Ikindi yanashize abasirikare b'intyoza n'abakomando ku buryo ikosa rimwe wisanga uri mu maboko atari yabo. n'abakomando birirwa baterura Wazalendo niyo yaragoye cyo kuzi. Wazalendo yaragowe ni kimwe nuko nyamvane FRDC yarabigorewe. Ariko nayo ntabwo ari urukundo rwo kuba muri Sake Meki. Umuzalendo kuba muri Sake akenshi ni inda nini, ntabwo ari ukazu ari umurwanyi wo kwitambika M23, ntabwo ari ukakunze cyane afite patriotism yo kurinda umujyi cyane, ahubwo nako bikoreshwa n'inda. Kuko n'abakomandazi bajya hariya muri Sake abitwa ba Kambuzi, abitwa ba Ngowa, abo ngabo ba Janvier Karahire, bose bakubwira ko bari bujuje amazu ageretse hano mu mujyi wa Goma, abenshi muri bo kandi babitewe n'amafaranga baba bakuye muri Sake. Kuko Sake twavuga ko ni ihuriro ry'imihanda igera muri 3 kandi ifite umumaro. Byanga byakunda inyuramo abantu. Uvuye Mushaki niba ari fromage yikoreye byanga byakunda nagera muri Sake arasora. Uvuye Kicanga za modoka zivuye za Nyanzare n'ahandi byanga byakunda zica muri Sake nabo ziri buce kibo. Uribwiriza usore zirasora. Noneho umuturage ugiye mu ishyamba mu murima waho ngaho mu rutoki rwe, umuzalendo ntago areba ngo urikoreye cyane wikoreye, uramuhereza ikintu ikakito, ntago abyitayeho. Ibi rero nibyo bituma abazalendo bakomeza kurimbukira muri Sake, ariko ntibashake kuhava cyangwa se ngo bemere ko hari undi muntu aza kubafasha gukoramo operation keretse agatuza ka guverinoma. Ariko government no kuko ingabo zayo ari abahoga ntibemera kujya gusheta gahanga kabo muri Sake rwagati. Baremera ati turarye dosigaye ariko ntabwo tujyamo hariya rwagati. Nk'ubu tugiye kujya ku Barundi Wazalendo zangiye ko zijya bajya ko deployed muri Sake. Bababwiye ati mutoke mujye warikare, niho mu byukuri mujye warikare, kandi bakurikirana gusanga warikare naho umurundi bari kumufeka cyane. Abazalendo ntabwo bari kumukozwa. Abarundi bari mu mazi abira. Iyo twavugaga ko ingabo z'uburundi ziri mu mazi abira kubera ko bamaze kubona ko zidashoboye. Iyi Sake rero muri make nimwumva umuzalendo bapfushije 20 mu gitondo, nimugora kumva bapfushije 10, ntibapuringe wenda ngo bahindure concept bajye mu zindi eneo, nta kindi koresheje ntago ari abasariri nayanda nabo gusahura kwira abaturage nibo babigorewemo. Ariko Sake ikomeje kuba ikindi kintu Kedi turebera no ku ngabo z'Uburundi. Niki cyatuma ingabo z'Uburundi umunsi zigara nkaho ziri mu mazi abira Kedi? Ingabo z'Uburundi zaragayitse ariko zigayika bitewe n'abakomandazi bazo n'abazishinzwe, kuko buriya twazishyira mu gatebo kamwe na FRDC. Buriya FRDC nayo uburi kapiteni uburinde nta jambo ufite ku muzalendo hariya. Kuko uvuga utuye muzalendo ni murakaza mu gitondo ashobora kuza no kurasa defense yange kaba umuyonga, bikaba ngombwa ko rwose uba inkoma amashyi imbere y'umuzalendo hariya. Oro ntabwo ariko byakabaye bimera. So aba rero b'Abarundi nabo bakiza hariya, hari ukuntu bajyaga muri advance pata ukabona ko bari gutinyuka byibuze kurusha FRDC, none n'umuzalendo akageramo icyo kikamba. Hakiyongera kumva ko umurundi ari guhabwa amafaranga, ari umucacu, ari umumercenary, umuzalendo nyine akumva ko atagomba kugira agaciro. Ariko nyuma yuko M23 igiye bashyira ku karubanda mu ntambara bagiye bahura nazo, urumva kuko umurundi bafata Mushaki, umurundi yarahari yarandagaye, umuzalendo yabaga bireba, urumva babakuramo mu kibaya, umurundi birirwa bamukubita ngo batahuye ko n'Abarundi nta mutamiro barimo, baravuga batari kabaginga. Ubundi uribuka ko ubushize habayeho ko abazalendo bakomplaininga bataye amafaranga baba bantu babaskuti be kuri uru rwego, kwanza kuki batayaduha byibuze ko twe tujya no kuri nye defro tugaturana na zirantare, kuki twe bataduhariye amafaranga, tukwe kitwe bataduha. Umurundi rero ko kugayika noneho muri warikare ngo yaranagayitse cyane bwana Meki, nibyo biri gutuma horo n'umuzalendo akaba yamukura muri uniform. Nuko nguko bimeze. So ngaye ngo korere biri kuba ku Barundi nyuma yuko Abarundi baje muri DRC baje kurwana, bari baje muri Tafok, baje muri Tafok bayijemo mu kwizamo rero Kedi bakomeje kujya gute guseba cyane, bakomeje guseba rwose cyane, bakomeje guseba kuko nk'ubu hari ibikamyo 5 ni za modoka za kama zitwara abasirikare. Izo kamyo 5 nimugoroba nibwo zerekeje Sake, zari z'Abarundi bambaye uniform nshya, ngira ngo ibintu by'ama uniform na minisitiri twagiye tubigarukaho Burundi bubyakira hariya, inkuru twagiye dukora cyane. So aba basirikare rero mbere abazalendo babaga banabapinga ati kwanza mwe ntimuzi no kwambara uniform. Ubwo ariko twe tukagira ngo ni bya bindi babazanye
imbonerakure zidakamiritse cyangwa se baba ya makuru yabaga yatojwe amezi 3 ariko barakubwira ati ingabo noneho z'Uburundi ziri kuza zifite smartness ariko ibyo ntabwo byabujije ko Wazalendo zanga ko abarundi binjira muri Sake hariya bavuga muve hano mujye kurwana Walikare hano muje kuhakora iki ariko ibyo bwana Meki kubajyana Walikare nibyo twakumuzagaho mu kanya ntabwo umurundi abanye neza n'umuzarendo kubera iki n'umuzarendo ufite complain zuko icyo bita ratio militaire umurundi ukuntu yagiye yiba kandi umurundi arayibona yagiye yiba akabibiba ku gatuza so hanyuma rero ikindi twavuga uku kuvuga ngo muve hano mujye muri Walikare nako kajije bafite ko kuba mu byukuri batarabaniye muri Walikare kandi bate no kugerageza kuresista imbere ya Wazalendo kuko nabacanshuro bakaye baresista kuruta abasivile b'Abazalendo ubundi abarundi baje bitezweho ko bagiye kuko bavati tuziye kubita abanyarwanda so mukuza bazi ko bagiye kubita mu Ventura icyaje kubabaho basanze mu Ventura taragafuka imvugo arimo irabahondagura mu kubahondagura rero ubundi byatangire mu bice bya Bwiza mu Bwiza cyagiye mu Ventura irabanigagura babonye ko bikomeye uzi ko abarundi bari bo bantu bambere bajyaga n'imbere bavuga ati twe turashoboye ati paka abitwa ba Onesphore na ba Faraja yego bose cyane ba majoro hariya bari baje bikomaga ku gatuza bose baguyemo kedurabizi mu kugwamo biza kubona ko Abazalendo baza kubona ko babantu n'ubundi ko babizeraga atari ko biri byaje kurangira beze gute abarundi batangiye no kujya babita abagambanye nabo bagatangira kujya bita Wazalendo karabagambanye batangira kwitana ba mwana yego urebye abarundi niyo mazi abira barimo abarundi mu mazi abira M23 yabashize ku munzani bituma Abazalendo abarundi bagaragara neza buriya iyo haza kuba ngombwa ko wenda FARDC igira umurindi cyangwa se coalition muri rusange faiblesse z'ingabo z'Uburundi ntabwo zari kugaragara ariko nyuma yuko M23 Sadek ijigahanaho bikanga abarusiya bagakubitwa bagashyirwa wenda aba barusiya n'aba bantu bo muri za Rumania impamvu Wazalendo zitabafataho ijambo nuko hari twavuga ko harimo no kuba bafite ibara ry'uruhu bagaragara nk'abazungu buryo umuzungu ari ukuntu umunyafurika tumufata tumushyira mu yindi kategori kabone niyo yaba ari umuntu w'umusukuru aho ngaho ariko umurundi uri kuyaga ikirundi hari akijya kumera nk'ikinyarwanda Umuzalendo nawe ari kuvuga ikinyarwanda akumva ukuntu uri gutaka kuvuga ati mugabo ndaho ndiko ndaza nawe baramwase telefone nk'abandi bose n'Umuzalendo badafite smartphone kuko wari wawe ubona ko nyine barabazi intege nke zabo buryo mu Rusiya yavuga n'icyo kirusiya akavuga ati twivira hano twakwiswe twarushijwe Umuzalendo ntamenye bibaye ariko umurundi hari najya kuvuga najya gupanga kwiba najya kugira ute Umuzalendo bari kubyumva ati kumba abaginga nubwo ari abacafuro nubwo ari meseneri batangwa ho murengera amafaranga ariko nta nicyo baturusha ubundi abarundi bahenekaga abarundi bahenaka kandi biragoye ko babikira kubera ko Wazalendo nayo ubwayo yamaze kubabona imbaga mumenye niko bajya bavuga cyane bishobora kugorana ko ishobora kugira icyubahiro bashobora kugira icyubahiro imbere ya Wazalendo kubera ko niba mugenda mwese mu Meturika bahondera rimwe nta impact ubu bose baniruka mbere w'igihe ubwo Wazalendo babagwa idoshi murayi muri za Walikare nibo bari kuvugwa cyane bitandukanye nuko umurundi n'izi ngabo zindi FARDC iri kuzana muri Walikare zivuye mu nce zigiye zitandukanye turaza kubigarukaho amakuru ahari umurundi nta morana afite hariya kandi ibyo ngibyo Wazalendo ziba zibireba neza cyane cyane ko baba bari hafi yanyu kandi bumva uri mu mukoresha Wazalendo yabaciye amazi abarundi bari mu bantu bazahura n'akaga hariya ayo baza gukora deployment militaire Muzalendo akavuga ati mutoke muvaho ngaho muzi kudeploy iki hano muri bintu reba Kedi kuko impamvu ariko unibuke ko abarundi hano bageze bagasoresha nabo bageze bashyiramo amabariyeri aho ngo no baciye amazi bavuga ati aba nabo ni nk'ari Abazalendo bandi baje hano muri Sake kandi Sake twabigarutseho ko ari izingiro ni amaramuko y'aba Bazalendo niho bakura kandi niho bamburira abantu niho bari nibyo nine none umurundi yageramo hari inzara yamurya kabiri yashyiramo yatambikamo igiti cyangwa se umushumi ibyo ngibyo Umuzalendo arabiri bakora turayitambitsemo barere kandi ubundi hano iwanyu nibyo Umuzalendo arabiri ati rero ushobora kubazana hano tukabaha ikaze ejo n'ejo bundi bagashyiramo ibiti yego bijyatumye baza muri Sake Abazalendo batimuje ko kimwe kanya ubu rwose bari gusembera ijambo ryo gusembera se bari kuryumva gusembera babuzeho
babuze iyo berekeza aho berekeza ariko ngo baracyari muri Mugunga ubwo hari reka dutegereze turebe ko none negociation z'abakira umwami nabo bakarahire hari aho biri buze kuba araza kubijyamo kiri mwami so Kedi ngibyo rero iby'ingabo z'u Burundi ngibyo iby'ingabo z'abazarendo ngibyo ibya babandi bose abantu barakeneye kumenya amakuru so Kedi noneho uyu tugiye kureba noneho kuri FDLR FDLR ikomeje kuganza FDLR tujya tuyikoraho inkuru nyinshi abantu nizere ko bajya babikurikirana ibintu tuba dutangaza kuko tubitangira abantu bafite nk'amagambo bikarangira bibaye ibiri byo twahabwiye ibyo kuba ibikoresho muri FDLR babibatundira na Sadek ubwo yigeze kubibatundira mu minsi yashize turanabitangaza abantu barapinga ariko ubu tuvugana umuntu uri muri Sake cyangwa se umuntu uri muri Mugunga izo ngabo uri kubona nshya zambaye bote bahinduye ntabwo bambaye rugagi uzi ko Kwalisi ikunze kwambara rugagi cyane ubu bari kwambara bote bose babaye nka M23 ushobora no kubibeshyaho bari kwambara bote bakambara icyo bita line coat ya makota tujya mu imvura ngira ngo hanijwe ry'iyambone ritubwira ati shati babaye nk'abahibu n'abahibu nabo FDLR bazambitse bazihaye ntabwo umuntu yaguha bote ngawe n'ikoti by'imvura atagwaye amasasu kamembe atagwaye imbunda niyo mpamvu tuvuga tutize FDLR mwerwa muvuga ngo Kongo ngiri kuzihigisha uruhindu gute iri kuzipangira buri Kongo ntiyazishobora ariko se ubu ni Kedi twe twavaje ubundi u Rwanda rwakoranye na Kongo sokora zingahe ndumva ari ebyiri hari umoja hari za ni nyinshi cyane none se FDLR byarananiranye FDLR yarabyaye ibyara wazarendo ziri everywhere FDLR nishobora kugiti nishobora kuri ubuhungiro yajyamo niba abantu bavuga nuko batabizi pe ntago Kongo iteze kuzigera yikora FDLR na rimwe icyo nicyo kintu nge mbona uyu munsi biriwe babatunda babajyana muri Sake turamenye impamvu abajyanye muri Sake ariko ugerageje kuyisesengura n'uruca abana niba bari gupanga ibitero bakaba babamanuye hariya muri Sake ubwo nyine igisobanuro kirahari ngo bashaka gukora simultane bashaka gukora ibitero bigiriye icyarimwe atari n'ubwa mbere se bapanze bene ibi bitero bigaferinga bigeze no kwipanga na MONUSCO birabananira urumva rero ni FDLR mu by'ukuri zisa naho noneho zifite n'ibirindiro bizwi ari abazihiga bafite Sukoyi FDLR sinzi nimba bafite indege imbunda cyangwa system yo guhanura zira drone nkuko M23 yari zifite bivuze ngo Kinshasa iba iri tayari kujya kuzihiga yaziga kandi ikazijegeza pe twirengagije barabakoze bari abagiye bapenetra mu nzego zige zitandukanye yabizigisirikare n'izigisivili so igihari rero nuko FDLR hariya iracyara mizero kuri Kinshasa ariyo mpamvu umva muri Sake uri yo kujyanayo hibu uri yo kujyanayo abajere twavuga ko wenda ari abeza muri FARDC barimo barajya gufata muri parike ni reserve twavuga ko ari nka reserve FARDC bakajyana hehe Sake ubwo rero nuko ariko nabo ahangaha ibintu FARDC iri gukora ntago ari urukundo kuri FDLR Kedi nureba neza urasanga hano n'uburyo bwo kwishora kuko FARDC ntiyiza gute ntishoboye kujya imbere y'mu Venetro sasa ahangaha kwera kuntu biteguye urugamba kuko ibi byose tutiriwe tujya no kure ibiri gukorwa mu rwego kugira ngo bitegure urugamba bimirije imbere gufata FDLR bakayijyana imbere rero ntago ari imwe bayifitiye bavuga ati mugende mu Rwanda n'abari abantu bavuga ururimi rumwe kuko FDLR nta ifite iri bugi niyanga irafatwa nk'iki nk'umwanzi wa FARDC bayiteze wazarendo cyangwa se basange hagati ya FARDC na FDLR bari kurwana ariko kuvuga ngo genda ujye imbere ugiye kuki muri Venetro nuvuga ngo ni igikuta cya FARDC cyane irani protection ya FARDC ni FDLR nyine iri hariya kugira ngo irebe ko bwacya kabiri ariko kandi ni FDLR duhora tubivuga ko ifite stati yihariye yo kuba ifite support ibihugu bitandukanye birenze kimwe kongera supportinga Uburundi bura supportinga Sadek ira supportinga MONUSCO nayo nuko uko mu MONUSCO FDLR ubungubu ni ibindi bindi ku rwego uko nureba neza abantu bizi neza tumaze tubabwira ko MONUSCO muri iki gihe irimo irabatoreza hamwe na FARDC cyane so niba imyitozo urumva ko FDLR ifite support nyinshi cyane zifasha kugira gute kubona ibyo ukeneye byose Kedi abantu sejo bundi twigeze kubikomozaho bahariya zamuja abantu bazamutaho muri deployment z'ikitwa Semusi cyagiye babahiga bakihindira muri Semusi bose bakambara pasa
ya move yego ngira ngo niyo bambara abantu bo muri CMC kwa Ndarutse Dominique uzi ko byakibwe nyuma nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 bagiye kubona akabona abantu muri FDLR bafite imbunda z'abasinayiperi bitari bisanzwe bakavuga se izi mbunda zavuye abantu bose baratanga ariko dukurikiranye dusanga ni ibikoresho n'ubundi byatanzwe n'abaterankunga babo biganjemo igisike cy'u Burundi n'icya Kinshasa. So rero no kuvuga ngo FDLR muri no misi na mizera Kinshasa ariko FDLR narebye neza KD FDLR niyo ifite ntuza kumenyera intambara kumenyana n'amashyamba kuko aho bigeze kuba iri hara mu birunga izi nzira za Kanyamahoro kugenda za Kibati za kwa Mahoro zose zirazizi kuko ni mu matware yayo noneho wajya kureba izi nzira zituruka muri Saki FDLR yize uko za Rusayo hose zirazi bafite imiryango ntaragarushaga cyane ni imirwano yarayibaye za Chauve FDLR yarwanaga gusa ariko nureba neza urasanga FDLR nanone hano usesenguye neza ibyirimo cyangwa ibiri gukorerwa ni inzira ziyizana mu Rwanda ntabwo wakijandika kuri udafite promesse ibyo byo nanjye nabihamya ntabwo wakijandika mu mirwano nkiriya wowe batakwereka uzungukira kuko FDLR bagiye bahindukwa cyane na Kinshasa urabyibuka zira operation zagiye zibanza wabonaga ko ziri serious ukuntu kandi hari n'abasirikare benshi bagiye bafatirwayo bo muri FDLR bagacyorwa mu Rwanda so bivuze ngo nabo barabizi ko Kinshasa ishobora kubabera kigehugehu mu gimwe cyangwa se ikindi niyo mpamvu nabo tuvugishije ukuri ntabwo FDLR yajya kuri Nyedeforo 2-3 idafite promesse fatika idafite isezerano abarimo amafaranga abarimo inkunga mu buryo butandukanye zirimo ibikoresho ashobora no kuba amasezerano yo mu mpapuro wenda agatinda gusohora ariko hari yanditse yego cyane cyane kandi amasezerano bari abagabo bahabwa nayo kubasezeranya kuzataha mu Rwanda ku ngufu so KD ubona rero ko hano hantu bishobora kuzaba ibindi kuzabona ko urugamba rwo kwitegurana urugamba nako bamaze kuprepara mu gihe abandi bavuga ngo hari ibiganiro bya Rwanda nurera neza urasanga FRDC yamaze kurunda abantu kuri Nyedeforo nako kandi mu bice ntago ari ibice bimwe ni mu bice bitandukanye ibice byegereye Masisi ibice byegereye Warikare hose rimira deploying yo ibice byegereye muri Rubero imirajya n'abasirikare ubona ko byanga byakunda mu gihe gito abantu bashobora kuzabona ibintu birimo bihinduka kandi hari ibiganiro bya Rwanda so ibiganiro tabura kuva ko bishobora kutazagira icyo bihindura ibi ni ibiganiro nabasimirwa nabo bamuyaya ubona ko basa naho bakandagira muri birenge byabo kubidobya kuko bava Rwanda hari amasezerano runaka bemeranije ariko umunsi ibiganiro byarangiriyeho nibwo uhita ubona bakoze ibinyuranye n'ibyo baganiriye ikikwereka ko bira ni ibiganiro byo kuzuza umuhango no kujijisha twavuga ko amahanga barebera abakurikirana by'intambara ya M23 na Kongo berekana ko Kongo nayo ifite ubushake bwo kujya bwo kuzana amahoro mu karere ariko muri rusange ni ibiganiro byo kubeshya kuko biba ari ibiganiro by'ukuri twakabaye tubona hari intambwe igihe bahere bajya Rwanda niki cya basinye ibiganiro bya Rwanda biba inshuro nyinshi niki cyaba cyarasinywe byibuze urugero ruto rumwe ngo tubone ko rwashyize mu bikorwa bati iyi ni umusaruro wa koro za Rwanda ziri kuba ako se KD usibye kuwenda ko tutanakwigurira cyane niba amasezerano ya 23 Mars ubwayo ariyo M23 inashingiraho yashingiye inavuka ataragize icyo atanga wibaza ko ikindi kizakora niki hanyuma uteguye Rwanda utumiyemo M23 urayitumiramo ntago nako yitumiyemo urazana umuntu mutarwana ngari muganira ubwo surumba igisigara iki KD bira nibiganiro byo byanye bonije politique ni umukino wa politique nta kuri guhari kuko kuvuga ngo hari amahoro bira biganiro bizatanga zari umusaruro bizatanga uko ubaye uhari twakabe tubona byibuze ibimenyetso none ntabyo ibimenyetso kwari nko kuvuga ngo FDLR ibirindo byazo byari biri muri Gitsimba byasenywe nubwo wenda zayimukiye muri Sud Kivu kuri imipaka y'u Rwanda ariko ibiganiro bya Rwanda biraba umunsi ku wundi wajya kumva abitwa ba Gaston abitwa ba Omega barimo baratembera hano mu kibaya ukumva bahawe nifomo nkizo ukumva General Omega yire mu mujyi wa Goma
kandi ari umwe muri mu bantu twavuga ko ari most wanted bazwi ku rwego mpuzamahanga ko ari interahamwe. ubundi yakwiye kuba crossing muri uyu mujyi wa Goma kubera ko ari harimo Monisco, harimo izo za Sadeke n'ibiki, bakiye bamuta muri yombi bakavuga ati nk'uko mva ba Joseph Kony ntabwo ya crossinga uko yiboneye, Monisco yamufata cyangwa se n'abandi n'izi za Sadeke zimuciye urwaho kuko ni komanda wa ADF ni ibyihebe, FDL nayo ni ibyihebe ariko ba commanders babyo bakata hano rwose mu marembo no mu bigo by'indani by'umuryango mpuzamahanga Monisco wajya ira n'abatoze rero nese mu minsi yashize igihe Omega yabaga hara mu bambiro ntuzi ko yari mu barimu nibyo ndi kukubwira ko nta kantu na gato kerekana ko ibiganiro bya Rwanda hari umusaruro bizamara kuri iyi ntambara M23 ihanganyemo na Kinshasa. Ibiganiro bya Rwanda ni ibiganiro byo gutuma abantu birira mission barya amafaranga ariko ntabwo watekereza ko ibiganiro bya Rwanda aricyo bizamara kedi umutekereza ko ibiganiro bya Rwanda aricyo bizahinduraho ndamukomeje kabisa. Igihe byabereye twakaye tubona byibuze hari symbol y'amahoro iri kugara iri gutera ndamukomeje rwose kedi. Rero katurebe imirwano yabaye herero turimo tureba imyiteguro kumanuka n'ikito turebe imirwano yabaye kedi. Imirwano yarayibaye mu ijoro ryakeye ni muri Chauve ngira ngo nagaca abantu bazi cyane buriya Chauve uyivuze ujye umenya ko tuvuze na parike nationale ya Virunga kuko no duce twegeranye cyane, umuntu ashobora kugutera turutse muri parike akaza gutera Chauve cyo kimwe nkuko n'uwa Chauve ashobora gutera muri parike nationale ya Virunga. So aha rero habayeho ko ngo ingabo za M23 arizo zashatse kujya kurasa ku birindiro bya FDLR, hanyuma FDLR nayo ngo iri defanda, gusa ntabwo turamenya ibare abantu bahatakariye ariko amakuru dufite nuko yari imirwano ikomeye burinze bucya bwarinze bucya rwose muri Chauve. Yari imirwano ikomeye aho bivuga ko mu turo yateye igisasu kedi yateye igisasu kiremereye bya atari kiragenda kikurasira ba FARDC bisanzwe no babigendeyemo. Urumva rero ko ntago byoroshye pe hariya jewe nigeze kugira amahirwe mbona imiterere yaho mbona ukuntu hateye, mbona ahubwo isaha ku isaha bari abantu bashobora kuzarasana. Uzi ko umuntu aba ari hariya za Petit Masisi aho bita ngo ni ku rupangu no ku itabi wakubura amaso bakakwereka ngo biriya bivera ukubona ni bya FDL ari ukwambuka parike akanya gato ka wabigeramo. Nuko ngo abantu baturanye kuriya byanga byakunda ntago babura gukozanyaho, uciye urwaho undi byanga bikunda agomba kumurasa. So rero hariya aka gace ka Chauve cyo kimwe ni Rusayi izi ntambara ziri kubera muri ya parike. Yego nkuko twagiye tunayibona niyo ugerageje kuganira n'abasesenguzi barakubwira bati kariya na gace ko kwitondera cyane kuko dukurikije uburyo ki leta ihagaze, dukurikije uburyo ki M23 ikoramo ibintu byayo, bigaragara ko niramukije mu mujyi wa Goma ishobora kuzakoresha access kuko niho hantu hafi cyane ku buryo ari naho ihingutse. Bakubwira ko abantu bari muri za mubambiro nta gikoresho bavanayo cyane cyane bibona by'intambwe iramutse itungutse muri Chauve yinjire muri Chauve ari naho yegereye cyane cyangwa se gaturuka Rusayo kuko ni mu majyaruguru kandi ni kibazo. Ariko kedi n'ubundi ubona ko ari ahantu hazashya hari ahantu ni mu marembo. None se yewe amakuru nake ninjoro irayiteye ibibombe byaguye mu kigo namakuru nabonye ninjoro rwose byaguye mu kigo cy'abasirikare cya FARDC. Sizina nawe ariko yakiriye vuga ko ngo cyahitanye abagera kuri 7 ba FARDC. Hanyuma abandi barakomereka kandi abo ngabo bajya na bya bitona bwe bya SBK abagera muri 6 ngo yateye ibombe bigera muri 5. Hariya urumva M23 amakuru namenye nuko ngo nabantu batwika amakara batanze amakuru kuri FDLR zidiprovensemo hari ko nizo zirimo ku bwinshi mwiri ya pariki yuko babonye abantu bambaye uniform nk'iya M23. FDLR nayo yohereza abasirikare bo kujya kureba ibyo ngibyo abo baturage baripotinze ko ari byo. Igezeyo igwa muri ambiscade ya M23 irabarasa mu kubarasa babandi bari mu defense bubisha bagenzi babo barashwe nabo batangira kurasa ariko batavuye aho bari. M23 rero nayo ikintu yakoze itangira kohereza mu ubwo defense ko nabwo bwavagamo icyo umuriro kameme. Ibyo bisasuro byagwemwe byishabo byahitanya abo ngabo ni byari bikomotse kuko kugwa mu gico kwa FDL muri la parike n'ubundi ariko iyi parike izabiramo iri kuberamo dushya twinshi nayo imeze nka sake. Operation zayo ntizishira kubera iki bayituranye mari babiri, M23 yirimo FDL yirimo
umuzarendo nawe ari hafi ari kando bari gucungana n'umusoro ashobora ko yabona umusivira avuga ko bashobora kuba umutwara wenda ubwo twavuga ko abantu bari stede cyane hariya ni izi crap kuko zirimo za nditi murabizi ka gasozi ka nditi ni nako Omega burya ngo afiteho ibirindiro hariya ni muri pariki rwagati so M23 rero abizi hari ukuntu ikora ama infiltration ikabinjiramo yamara ikabakoramo ibyo nibyo bibera hariya muri la pariki wagiye wumva ibera za Nyakagina wagiye wumva ibyagiye bibera za Karake ni lazima bigomba kubaho biriya kuko baraturanye. Yes, kedi reka dufata akaruhuko gatoya mugeze dukora mu masitasiyo tunaruhuka kugira ngo twumve natwe twagaruka dufite energy ari nako dukomeza gushimira abantu bakomeza kudukurikira abantu bakomeza kuba natwe kugwitekerezo byanyu n'umwanya wanyu abari hirya no hino bitwa ba Imabilis ba Indor ba Emil King ba Marigoreti Chris Jane Gasirabo Jacqueline Kayitesi aho muri mwese mwumve ko twakunda reka tutangire ubutumwa Pastor Kingston kuri hotel yitwa The View Inn Hotel turagaruka mu kanya nyamuneka nimujye kure. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. De Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Don de Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi, hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Don de Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 77 63 gana iduka Don de Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Hotel Talents Pool ni ikigo cya mbere gihugura bifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye. Yanaduhamagara kuri 0788 256 77 cyangwa 07 inshuro 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talents Pool. Tugarutse rero muri studio dukomeza kwakira abantu bacu batandukanye aho bari hirya no hino. Ese murahari
twebwe tuba turi mu biganiro turi no gutanga amakuru. Hari umuntu najyagamo nakora comment ngo dukora ibiganiro tugakora n'amakuru tugakora turabivanga nyine nicyo bita podcast cyane. Twebwe ibyacu nuvuga ngo tukombininga ibiganiro amakuru byose tukabishyiramo. So Kedi rero tugarutse mu mirwano tugenda no mu mirwano y'Abazarendo. Abazarendo bakomeje gusubirana mu Kedi. Abazarendo rero ariko n'ubundi byaragaragaraga ibi bintu biri kugaragara byo kudahuza kwabo n'ubundi mu busesenguzi bwagiye bukorwa mu bitandukanye n'abasesenguzi batandukanye byagaragaraga ko igihe kizagira Abazarendo ntibabyumve kimwe pe kuko bose ni ibisambo kandi ibisambo ntibijya bihuza nawe urabizi. Ntago bahuza. Ntabwo ibisambo bihuza n'ibindi, ntabwo isambo gipfa guhuza n'ikindi. So rero ikindi ukumva ko ari Abazarendo bo muri Nyiragongo abandi bo muri Masisi abandi biyo za Rucuro byanga byakunda ku bakongomani hari bamaze gushyirwamo ikintu cyitwa ironda koko n'ironda karere burozi barabufite ku bwinshi byanga byakunda agomba kuzana ibyo byose bigomba kugaragaramo. So rero ubu icyari kigezweho nuko ejo yitwa CMC Nyatura, iyi ni FDLR number 2 CMC ubwo niyo ya Jire Murumba wala ni ya noza ni ya Ndarutse Dominique ni FDLR ubwayo yayifunze. Jire Murumba se wagiriye ni coordinateur wa Wazarendo. Burya we ni cyo Murumba ariko yaranazimye ntagakivugwa cyane muri bisi ntabwo nzi yagiye imeroka bi Burundi sinzi uko bihagaze ubu ngubu tugomba kuzamukurikirana tukamenya agaca aho sigayerekeye. So Abazarendo kudahuza bamwe bariyita twebwe turabana muri Nyiragongo bariya mu bareke n'abanyamasisi uribuka nk'ejo bundi FRDC muri ya operation yabo yo kurwanya yo guhiga ngo M23 yabaringa byageze Abazarendo barasirwa muri Sake barashwe muri Sake urabyibuka byakuruye n'impaka ndende. Uwitwa Mbokani uri hano mu mupaka muri Nyiragongo yagomba kujya gutanga yo support akajya kudefendinga Abazarendo yego kuko bari barimo baraswa na FRDC arangije akoresha umukuta arabwira ati twebwe turabana muri Nyiragongo nta mpamvu yo kujya kureba n'abanyamasisi ati mureke birwane abo bantu uhereye ngo kuri icyo kintu tubona ko nyine harimo divisionisme hagati yabo divisionisme voilà. So uyu munsi wa none rero ejo witwa General Topolokame Sindondora afite ingabo hariya niho di province zamuje barabizi abantu bagenda muri amujyi n'abantu muri CMC afata ingabo ajya kuzituza aho ngaho aho bitamo naho bitango ni kumutaho. Iyo defense ye CMC nayo irahegereye ihita ijya kwirasa siri plus isi yo kurasa iyo defense ya Sindondora yego. Aba bagabo rero basanzwe barwana bose ngo bari kurwana ku ruhande rumwe barwanya M23 urumva already bo batangiye kurasana yego haba havuyemo 15 siri nibyo bintu barabitwika CMC niho bakama amahema yashyira ibirindiro. Aha niho njyamba ko Abazarendo nubwo tuvuga ko bakajije urugamba baruhindura isura ubwabo bazanafasha M23 kugira bazayifasha. Ikibazo nuko M23 wenda nicyo kigitegerejwe yakataka cyangwa se yatangiza ibitero biri offensive ku mujyi wa Goma ariko Abazarendo bazidekara zikirinye bagendwa na benshi we kuko Abazarendo ubona ko ari bari mu bantu bashobora kuzavuga ati M23 twari tugutegereje ahubwo bakanayidiru zigatangira turagufasha gufata umujyi wa Goma turaguha bino byicaro bagatanga amakuru yose bakavuga indaro yizi FDL bakavuga indaro yazwacira umwami n'andi mabandi yose. Ntekereza ko ibi ngibi nta rwose twabiha garanti ko mu gihe cyose M23 zinjira hariya ntago muzabura Abazarendo bazidekara ku mugaragaro. Barahari burabibona kuko ubwabo ntago bari hamwe nta koze bafite kandi kutagira koze ni ibyo byago byabo nayo mahirwe M23. Ikindi ubona ko uyu muzigo leta yiyikoreje wo gushira ikintu cyitwa Abazarendo bagafata abasivile bakabaha intwaro wamaze kubaremera ku buryo no kuyikontrola bigoranye cyane. Kira umwami irwa pfukamangira ba Topolokame nkariya ari genero ufite makosi ufite amashuro ufite ibiki ariko ugasanga yagiye nko kwiribandingo rya Sindondora yagiye gupfukama kandi akava atanze ikiro. Uzi ikintu cyabo yose FARDC na leta bose babuze icyo gukora Kedi babuze icyo gukora ntago bafite ikintu na kimwe bakora. Ubona ko ni bya bindi ugera kuvuga ati namanitse agati ariko kugira
nakamanitse nicaye ariko nijya kukamanura bisabye ko mpagara bizasaba ko Kinshasa ihagarara kuko abazarendo bari hano bamaze kuba ikindi kintu kirenze leta kuko bitewe n'ubu busambo n'ubundi iyi FARDC yigirira ujya kubona ukabona nk'umusirikare wo kwambuka ni passage bamufatiye mu bujura yisha umuntu mu mujyi wa Goma bamugejeje wenda kuri auditora militaire witwa Mbokanaga ahita yihutira guhamagara Kirumwami abasirikare bangiye ivi na ivi Kirumwami agahamagara kuri auditora nibyo hano umusirikare wambaye passage ne gutya mu murekure automatique arumva ko byamaze kurenga uko bakabe bajira situation nta jambo afite kubaza rendo muri make yakabaye ari we mu by'ukuri ubuyobozi bwakabaye bufite uburyo bakipinga amabwiriza n'amategeko bayahaga kandi bakayubahiriza ariko ntago ari byo buri general hariya akomandinga ibye icyo bahuriraho na Kirumwami ni ya ration babahereza baba ibyo kurya nibyo baba hano kubaka izo za minisiyo bagira ngo bigurishiriza amabunda n'amasasu ariko control yamaze kuba ibindi yego urumva rero ko bigezaho badashobora kugira icyo bakora kedi twavuga tuti ibi ngibi bizaha amahirwe mbere turuba ariko bigashyira ibyago muri leta yabikreatingira yarabakreatinze none bagezaho bayigira so hanyuma icyo navuga nuko ahitwa Kabare Katambi muri Mubambi nyine muri zone ahangaha niho ibintu byabereye niho ibisasu byaguye kedi hanyuma ikindi nakubwira nuko witwa Major Wazarendo warasiwe muri village Bufene ahari muri Masisi muri groupe Mupfunyi Mupfunyi Shanga uyu ngo yari yaje muri ako gace rwihishwa ari kumwe n'abamurinda bagira muri babiri hanyuma ingabo zayo mu bitaro ngo zimubonye mu masaha 9 z'ijoro zamukorera ya operation ya commando operation makuru ya gatatu ibintu muri ikintu cya mbere igira na intelligence igira abantu bari amakuru cyangwa se ifite uburyo yubatse chano yo kubonamo amakuru yayo kandi burya igisirikare kitagira amakuru se bundi kibaho nako cyo ari igisirikare amakuru niyo ya mbere hanyuma ikindi muri Masisi M23 yamaze kwinjira muri Lokalite Hembe nyuma y'imirwano yari ikaze yatangiye mu gitondo kugeza saa 5 muri Hembe bamaze imisi barwanira Hembe rero haranagoranye meki ni mu bisozi birebire ni mu bishyamba utinye ko inzira zo muri Hembe nyinshi na moto ntagibona hica aho FDLR hano naho ngo aba FDLR hano ni Hembe jo bundi niho nuza yabaga wa musaza Victoire Rumuri niho yabaga n'ahantu hagoranye ni ibisozi ni washyamba y'inzitane kuba M23 cyangiye gukirangana za Hembe ahubwo izi FDLR zirajyaye bana FDLR nizo zifite ibazana nibyo mvuga iyi ntambara wagira ngo itumbere FDLR kubera ko ujya kubona ukabona kedi FDLR bari kwihinda bayigeza he mu mujyi wa Goma FDLR iri guhunga ihungira mu mujyi wa Goma rumva dejoredi barashaka kuyicyura kabisa FDLR mu bantu bari gukubitwa niyo yambere gukubitwa urebe nabo twavuga abantu barebe neza muri bibi bita CMC kubera ko bihakugira resistance iyo CMC niyo bazarendo bari gukubitwa byanyabyo umuntu wese uri kumwe na FDLR ari gukubitwa pe so ha rero ngo iyi mirwano yaje gutanya mu itono nyirangira saa 5 hanyuma FDLR na wazarendo ngo babonye iby'umwanza abonera kabisa kwikaraye hano ngo bahuye n'umuriro ikintu cyageze ngo byanze barahunga kabisa kuburyo ngo mu gihe twavuganaga n'imboni yanjye mu saa 7 n'igice cya 8 mbwira ko bari bamaze kubarura bapfu bagira muri 87 muri village Katovu na Bugoyi zo zamaze no gufatwa already urumva ko abari village zinyatura rero ziba zirwana na FDLR n'ubundi uretse gushaka kuko ntabwo bamangamaga muri bareka ko biboneye cyane ko ibice byinshi biri strategique M23 birimo niyo mpamvu agerageza kurasa iminota ingahe iminota 10-20 yabona n'imbere njye agahita afuitinga avuga ati reka ngende zikirinya babwendwa n'inzira ntaza gusanga bayikatinze ahita akura amagare ko hagumye ibintu bibindi kedi cyane hanyuma ikintu imirwano yari ikaze kuri uyu munsi muri village Mashima wazarenda hanga ngo bongeye kubyukiriza nyine M23 bayibyukijeho umuriro ariko ngo aho bari bambutse umugezi wa Shoreru hanyuma M23 nayigira gute irabatsibura kandi kaba ko M23 ikomeje kwinjira muri twa duce tuzwiho amashyamba y'inzitane utu duce twa Rubero ni muri Rubero hano yani muri Rubero ngira ngo two duce na menya makuru kari uduce turi hagati ya territoire ya Orikare izi village ndetse na Rubero ku buryo kuba M23 yarwana igapenetra muri Warikare
iri no muri Rubero ku tuduce turi mu rugabaniro rw'izi teritwari zombi tatukuyemo meki byayigiraho ingaruka mu gihe tuvuyemo birayifasha kuko ishobora kubona umusaza uvuye muri Rubero ukaza muri Warikare cyangwa umusaza ukava muri Warikare ukajya muri Rubero. Niyo mpamvu nk'izi nsisiro ziri mu rugabaniro rw'izi teritwari zombi zari necessaire n'ingenzi cyane. Yafashe nyinshi cyane hari n'undi yitwa village Kahongozi, Mugonero, Ruhunda, izo zose ziri sous contrôle de M23. Insisiro nyinshi namenye ziri rwose zifite aho zihuriye na Warikare na Rubero. Aha rero aba ari avantage kugira ngo babone uko bajya bakora operation zabo bitabaye ngombwa ko bagenda bazenguruka n'ahatari ngombwa. Aha rero ni mu mashyamba ya groupement Kanuhe. Rero iyi progressivement ya M23 iragana he? Iragana Warikare. Aha bagera ku 180 baba milise nyine baba mayimayi abo bita ngo EVRP kwizina karire EVRP FDP ndetse hano bahaguye harimo n'umukonere we ngo igisasu cya M23 cyamutwitse barimo apanga urugamba n'abagenzi be benshi bose bagira gute barashya harimo kandi n'undi mukonere witwa Kambare Muhani Kibiriti wo muri VDP Rubero VDP Rubero aba bose rero bagize gute abakonere babiri M23 yabahaye umuriro ntabwo byoroshye Rubero naho harimo harakorwa operation zikaze cyane abanga bariko bapfuye ejo ibindi irisasi report risasi magire muhaye nuvuga ngo tuduce twa hano muri tuduce two muri Kahongozi, Mugonero, Ruhunda M23 yadufashe ku munsi w'ejo noneho ikindi itigira gute aba bakoroneri babiri bose bo muri Rubero bose niho yabishe ku munsi w'ejo yabateye ibisasu yo kindi numva rero nuko imeze tujye muri Sirikivu kwa makanika cyangwa hano arandi wari ufite hano hafi ariko biri kose amakuru wari yisukiranye umunsi ku wundi ngira ngo ni umwanya mwiza w'yanga ahubwo abantu bajye banakora subscribe buriya nubwo Mapeno TV tubakeneye ariko na Bwiza TV iracyakene ngo mukomeza mugakanda wowe uje bwa mbere nyamuneka kandi burya uri mu nyungu gukanda subscribe bebisobanure ngo ikindi dore reba ako kantu aka kantu karahangaha gutya mugashyireho ntuza mugashyireho bagashyireho ntuza kedi bashyireho kantu bashyireho cash kugira ngo dukomeze imboni zijye zirezistamo hari abona kedi uzana kavuga icyanga kikamurenga adakeneye kunywa amazi koko randipuye rero kedi reka tuvuga cyane ariko hari umushaka kubona uvuga hano umuntu arangiza umuhogo wenda akayabona ibintu byoroshye hano navuga imitsi igahaguruka umva mwene hano hakuriye ariko ni akazi twiyemeje so muri Sud Kivu rero wari ukomeje kuri Sud Kivu nayikomeje kugenda iba imberenge wa mugani wawe rwose kuko Sud Kivu buriya twayikomeje omeki baza tutariko makanika kuri umusirikare n'ubundi kari yare ko izi ntera hamwe ziri kugusatira ugitondo ikigoroba kwa izi ngabo uko nazambaye uniform y'abarundi atari ingabo zo Burundi zenyewe kari imvange watangiye ukarwanuka kubita duya kirikare twirwanaho hari ifite ukuru nayo igenda ibanza gutura yifitemo ibintu byo kubanza gatura nka M27 nta gipfa guhubuka irabyihorera so rero mekiye bigeze ku rwego rw'uko coordinateri asora itangazo mwaririya yerekana ko ibintu bimaze kudogera cyane ko umugambi wo gukora genocide hariya imurenge ngo wamaze kunozwa nabonye ngo hari hotel imwe muri Bukavu yakoremo inama irimo FDL irimo abarundi irimo na leta bisobanuye ko byanga byakunda ibintu bitameze neza muri ya misozi yo muri Minembwe so nukuvuga iki rero FDN bigisike cy'u Burundi cyagiye hariya muri mission ya Tafoke cyerekana ko kigiye guhiga Red Tabara oro wakurikirana ugasanga Red Tabara n'abasirikare batarenze na 200 ukibaza batariya nimwe ebyiri eshatu zikagira kuri 10 ziri muri biriya bice ntabwo zakaye zigiye guhiga abasirikare batarenga na none bari kure cyane yagize igihugu cy'u Burundi giherereye twakurikirana tukumva FDL izitwa za FRN na za MSD cyangwa se Rudurunana zose nazo ziri gukusanyika ukumva bitwa babitakwira barimo baravuga cyane ukumva bitwa abanyamusaraba barimo gora bajya hariya muri i Burundi muri presidence byanga byakundana amabwiriza babaga bagiye gukorayo ukumva FDL zo muri nosi zageze muri Sud n'ibice twagiye tugerageza kumentioninga birimo biragaragara rero cyangwa se icyo gihe twabivugaga nubwo ari ntagiye kinini gishize ko byanga byakunda hari gutegurwa ikintu kitari cyiza kuri population y'imurenge muri rusange so ibyo twavugaga rero mwabonye ko nabanyirabyo bagerageje gukora declaration bavuga bati nyaboneka amahanga mugerageze
mwamagana iki kintu cyamaze gutegurwa isaha ku isaha cyashyirwa mu bikorwa. ariko nkabona makanika hariya ahubwo akwiye gukora icyo gukora Kedi. Makanika ni umusirikare turanamwaminiye kudukurikije ibigwi n'amateka, yaranagerageje kurwana kuri bene wabo abaturage bahari umurenge, ubona ko yatahaba bimeze. ariko ngira ngo dusesengura ndi kumwe n'umugabo witwa Rabini nanamusuze cyane Mutaramu, twaravuze tuti kuki Makanika ashaka kurwana nga twirwane, kuko umuntu yirwanaho bamusanze ngaro badusanze muri studio, buriya kurwana twa tugiye kwirwanaho, ariko uramutse usohotse muri studio ukajya hanze buriya byagufasha, kuko nurwana no muri studio iriya kamera turayihirika, iyi mashini dushobora kuyikandagira, mikrofone turazikubita hasi. Nibyo twabaga dutabaza cyagiye tuvuga tuti Makanika yakaba ajya gukubita uyu waduyi uri kumusongera bya hato na hato. Urabyibuka ko yagirwano, ndabyibuka rwose twarabivuze Kedi, ya Red Tabara irwana etafoke yerekana ko yarwanye na Red Tabara umisi yashize agapfa n'umukoroneri. Yego, abarundi bari muri biriya bice abantu muhegere mwumvise ko bavuze ko Red Tabara ngo yarengeye muri twirwaneho, ngo nimwe yarengeye. Turavuga tutero bwa bari uburyo ngo bajye kurasa twirwaneho, bita bavuga ko yamaze kwivanga na Red Tabara. Ibyo byose byagaragazaga ko isaha ku isaha Makanika ari butahiwe. So urabona ko rero Makanika nawe akwiye gukubita hakiri kare, kuko natabikora arashiduka abaturage be bagize gute bahuye n'akaga, kuko urabona ko FRDC yaba nabo wazarendo bepfiyunge babiroze bishambuke n'abandi yaba ingabo z'u Burundi ntabwo ari mu cya gice kubw'impuwe z'Imana cyane. Gusa nk'umugabo wahagurutse bwira ngo arenge buriya bwoko bw'abanyamurenge hariya buhora bucunaguzwa babita ko ari abanyarwanda, babereka ko nta gakondo bafite hariya, akwiye gukora ibitendo kamere, kuko nta mpuwe Kinshasa ifite, nta mpuwe z'FDL bafitiye hariya, nta kindi nukumena amaraso, kuko twagiye tubona henshi hatandukanye. So bivuze ngo rero Bwanameki intambara yo ni kawaida hara muri ya misozi. Intambara ni kawaida Kedi, intambara ikomeje kuba ibindi byanga byakunda, nuko hari buze kuba ikindi kintu kandi kitari buze koroha, ariko Makanika tukeka ko ari buze kwirwana Kedi. Agomba kwirwana kuko atirwanyeho ibibazo biravuka. Ibibazo biri buvuke nawe urabizi, abaturage bagiye baramenenganishwa hariya. Ikindi ni AFC ibarizwamo twirwaneho, ariko dukurikije interval irimo. Yego, ntabwo twahamya ko nta manevre zikorwa kugira ngo Makanika agirane collaboration na AFC cyangwa se M23, ariko bigomba kuba bica mu nzira zigoranye kuruta uko zakabaye mu by'ukuri bikorwa mu buryo buriya M23 nonaha iramutse ivuze ngiye gufasha gubara abaturage babahema biroroshye, kuko ituri ninka hiyegereye za nuzahara biroroshye, irubiro byayorohera. Ariko nasidi kivumba na hayorohera, hahorohera, ariko byaborohera bakomeza gukubita warikare bagakora mizi za pinga twumva bagakiriya hakujya, ariko gucano Minova n'urugamba. Minova ho ni ibindi intambara byasaba gusukura za Karehe, bagasukura izo za Karungu kujya zahe, ari mu rugendo rerure. Kandi ntabwo M23 igiye gutera iturutse muri Bukavu mu mujyi, ntabwo bishoboka. Ariko bakakubwira ko uciye warikare, ku bantu bazi kare agace niwe byo kuyikarita ubona ko byoroshye ko M23 yahitigera hehe, yahita igera muri Sidikivu. Urugamba rero ntabwo Makanika yarurwana wenyine, dukurikije abanzi bamwugarije ni benshi Meki. So Makanika rero akaba ari twabonye ibaruwa ya Simona yagiye kurwana n'igihugu, ibihugu bibiri ni FARDC ni FDNB, yabagiye kurwana na FDLR na twirwaneho za Yakutumba basanzwe baziranye muri iriya misozi yaho n'imiterere yaho kiteye. Buriya Makanika yaza kurwana mbere, nubwo wenda atari yarwana ngo bimunanire, iyo igihe twabivuga kirajya agatangira agahomborana nabo, bakubwira ko kuva aho ingabo z'u Burundi zabaga zihagurukiye ziza kurwana, ziza kuba deployed hariya za muri Isange naho ngaho za Itombwe, byabafashe ibyumweru. Twavugaga ko imiterere yari imurenge Makanika umuntu wese uzahirahira kuza kumugaba y'ibitero azajya murasa amufatanije n'umunaniro, ariko Murundi yarapumuzitse, FDL zarapumuzitse, intambara igiye gukomera hariya. So bigaragara ko Makanika wenda ntiyabashije kubikora nkuko yabyifuzaga, ariko Kedi ntarirarenga ushobora kubona ukabona n'ubundi bironge birakunze cyangwa se arabikoze. So ariko ikigaragara cyo nuko hatabaye igikorwa Makanika zo kuzangana bari mu ntambara nk'izo abantu muri Nord Kivu barimo. Makanika zarwana intambara inakomeye kurusha M23, kuko azaba ari kurwana, kuko M23 nta kindi gihugu kitera uretse Kongo.
sibyo ihanganye n'abazarenda irabizi ariko nta kindi gihugu nta Rwanda nta Uganda bari kubatera hariya none makanika azaba afite Kongo imuri hejuru anafite no mu rubavu rwe abarundi hanyuma mindana afite za Yakutumba hanganye nazo afite izo FDL hanganye nazo kandi hariya zirahazi cyane afite za FRN hariya hepfo zizajya y'amakanika rero izaba ikomeye cyane ishaka kuzaba ikomeye Kedi ndumva Kedi twabwira abantu ko tuzongera guhura ku munsi w'ejo Kedi busara yandi twarenzaho yareka dusoze ariko hagataho twakwezwa ko umujyi wa Goma City n'ubwo uracyari mu icuraburindi ariko maze iminsi mana abayobozi b'Metro kuvuga ku mujyi wa Goma Kedi umujyi wa Goma nabonye n'abayobozi b'Kinshasa aho basigaye bawucyurira mu 23 naho nabonye aho nuza minisitiri w'intebe wa Kongo arimo acyurira mu 23 ko ngo babigeze kwa Kongo iri hafi gufata umujyi wa Goma Yudita se yarugize umuvugizi uzika nejo bundi muri warikare yavuze ngo igihe ngo baje ngo bavuga ko ngo igihe kandi bivamo emutesi kandi vasinga za Burayi n'andi ubwo yaravuze ngo bavugaga ko ngo pingira avamo ngo n'ikiciro cya warikare ngo ikiciro cya territoire kikavamo ngo mubaze ngo ubungubu ngo barahafashe none agezaho gucyura none amazi misa cyuri arimo aracyura mu 23 avuga ati uyu mugore ntabwo yoroshye niho kugaragaza ko mu 23 nta kishoboye abavuga ko ngo ni ikiganiro arimo nibaza kuri France 24 avuga ko yafata warikare bidashoboka yafata pinga bidashoboka yafata Goma ntibishoboka bisasha yayigize akantu gato cyane ariko azayumva ni intambara ariko ashobora no kuba afite shingiro ni intambara reka Kedi niyo twagiye tuvuga ko intambara itaragera mu mujyi wa Goma abazarwa bumva ko nta kibazo bafite bumva ko rwose bameze nka ya ngongwa yari ibereye mu kigo ridamaraye byo kugira ngo umunsi umwe ng'ikigori bazagica ntago ibyumva ariko ushobora gusanga ibyo abazarwa bavuga byaba ari byo Kedi Goma yarabaye imbere ngo barabizi kigoma MV2 yicayemo urusaku rwavugo urusaku rwo bariteguye urusaku se rwitwara iki aho yafashe hose ntiyasakurije uya nyine rese yarubwo ibikeri ngo bijye bibuza umuntu ushaka kuvoma amazi nawe uri kuyivoma ari uri gukama ikiri kikavuga ko urakama style ariko kikavuga gukama yego nese katarubwa mbere yabigufashe so Kedi nungahe nguko rero numva makuru twari tutayonga nubwo mu rugi ariko nibaza ko dusoje kigana abantu batwumva kandi gisojwe neza Kedi ndagushimiye cyane wakoze cyane bwana Meki reka dushimire mwe mwese mwadukurikiye mwe mwese mwagejeje kwa natwe Imana nibarinde Imana nibahe imigisha myinshi muhaye muronke muri weekend ese Kedi burejo ntuzaboneka nabwo ejo kwa gatandatu tugomba gukora cyane ejo rwose nakazi nanjye mbabwire ko ngiye kujya kwa Kedi rwose ntimubure reka isango naho ku munsi w'ejo reka tubabwire ngo weekend nziza Imana ikomeze kugira gute kubana namwe ikindi kiganiro nahejo Hotel Talents Pool ni ikigo cya mbere gihugura bifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes culinary arts cyangwa gutegura amafunguro restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba harimo na dekorasiyo y'ibirori ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye yanaduhamagara kuri 0788 266 7713 cyangwa 0722 inshuro 3 414 24 tumurangira hamwegereye akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora karibu iwacu muri Hotel Talents Pool. ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira
icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira uko asa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 68. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.